urabona uriya mwana umwana uba hanze angana kuriya jewe nyine ni imbabazi z'abana tu ubundi se naho wenda iwanjye byagorana ubundi bwo kuba uriya mwana ari mu gihuru byo ntibigoye biragoye usibye ko Imana yagize neza muri iyo minsi uriya mu mama muvandimwe akaba yaramucumbikiye ariko nukuri nta kibazo azagira azaba ari mu bandi bana ubuzima bazabusangira n'abandi bana nta kibazo. Namenye Claude abana bamunzaniye bamukuye muri toilette yari hagiye kurara barangije baramuzana banzanira umwana. Imana ibaho umugisha nimba Claude mumujyanye tuzongera twumva indi nkuru nziza yuko Claude Imana yamuteye iteka akaba yiga cyangwa Imana ikaba yaramuhinduriye ubundi buzima. Nifurije rero ko yagenda akagira imico myiza kandi akazababera umwana mwiza namwe mukazamubera umubyeyi ejo tukumva inkuru nziza yuko Claude nyine nawe hari umuntu nawe wenda w'umunyamakuru hari umukinnyi w'umupira se hari umuyobozi ejo twabona aje no kuyobora kansimbura. Haranyicaga ko nasakaga imifuka nkararamo. Washakaga imifuka ukararamo? Ni nk'uwe mugano warayemo? Harahirya tugenda unyereka ahantu wararaga. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza, nizere ko ukomeye cyane uri amahoro nta kibazo na kimwe ufite, natwe nuko nkuko turakomeye turashima Imana. Ni Big Town TV ndi Albert Yosandi kumwe na Kibro kuri kamera. Ngirango abakurikira Big Town TV umunsi ku munsi abakunzi ndetse n'abafana mwabonye inkuru y'umwana twakoze witwa Claude atubwira ko aba ku muhanda atazi aho papa we aba cyangwa mama we aba. Hashize iminsi mike cyane tuyishyizeho twagerageje gushaka aho asanzwe aba, no kuvuga ngo yabaga mu mugano w'ahantu twanyuze, niko abana batubwiye n'abandi basanzwe bamubona aho ngaho mu buzima bwa buri munsi. Tugerageza rero kuganira n'abantu basanzwe bamufite. Uno munsi rero kuri YouTube yacu Big Town TV hari umumama wamubonye agerageza kutubwira ko yifuza kuba yamurera, dusanga ntacyo byabitwaye kuko afite n'abandi bana arera. Dufata urugendo rero tuva aho umumama atuye ndetse natwe aho dutuye tugana mu Gasyata, ni hano munsi neza ya Gisozi niho duherereye, niho uwo mwana aba mu buzima bwa buri munsi. Claude niko yitwa. Claude meze neza? Urakomeye? Nta kibazo? Ufite ubwoba? Ntabwo ufite. None ndabona wisize amavuta kabisa. Wayabonye none no munsi? Uranyibuka? Wambonye hehe? Kabonye turi kumwe ku muhanda. Wambonye turi kumwe ku muhanda? Wavuye ku muhanda ryarize? Wavuye cyagiye turi kumwe. Wahise ujyaho iki hava? Cyese njya hariya kwa Magufuli. Kwa Magufuli? Hanyuma uhamara igihe kingana iki kwa Magufuli? Nagiye namaze babonere wese baza kuntora hano. Babonere wese baza kugutoroba hano? Hano wari umaze iminsi ngahe? Mumaze ibyumweru 2. None tuganiriye birimo ko hashize iminsi ngahera 6. Tuganiriye nawe ntago ibyumweru bibishize. Yumva ari myinshi. Ase nkuko nambibabwiye ndi kumwe no mu mama watubwiye uti uwo mwana namurera nta kibazo, reka muhe microphone tuganire tujyane ikiganiro kigufi. Mama uraho neza? Muraho. Murakomeye? Yego. Nta kibazo mufite? Nta na kimwe. Kaze kuri Big Town TV na murakoze. So bwa mbere uhageze? Ntabwo nkiri umushyitsi. Ntabwo kiri umushyitsi. Hanyuma rero wabonye inkuru y'umwana wifuza ko wamurera, nakubwira nta kibazo tuginza tubicishamo. Uyu munsi wabonye Jean Claude cyane niwe rwose nabonye ku kiganiro. Yego. Ikintu cyagutera kumva ko warera Jean Claude ni iki? Urabona uriya mwana umwana uba hanze angana kuriya jewe nyine ni imbabazi z'abana tu. N'ubundi usanzwe ufite abana urera, naragusuye narababonye turaganira nabo. Jean Claude yinjiye mu bandi bana cyane. N'ubundi ikibazo n'iki kiri cya kindi ntago kuntu babaho birajya bigorana. Ubundi se naho wenda iwanjye byagorana ubundi bwo kuba uriya mwana ari mu gihuru byo ntibigoye. Biragoye. Usibye ko Imana yagize neza muri iyo minsi uriya mu mama muvandimwe akaba yaramucumbikiye
ariko ni ukuri nta kibazo azagira, azaba ari mu bandi bana, ubuzima bazabusangira n'abandi bana nta kibazo. Nanone ni mu rugo twamusanze yarari kumwe n'abandi nkuko abivuze ngo nkuko uno mama yamureze, turi kumwe n'umumama twasanze yari amufite muri iyo minsi nyuma yuko tugiranye ikiganiro nawe. Reka tuganire nawe. Mama meze neza? Ndagufasha mikrofone, ndabona uteruye umwana. Urakomeye? Nta kibazo na kimwe ufite? Mwitwa nde? Nitwa Kankindi Clementine. Clementine rero wamenye Claude ryari? Kumwita ngo Hakiza. Namenye Claude abana bamunzaniye bamukuye muri toilette. Bamukuye muri toilette? Yari hagiye kurara, barangije baramuzana banzanira umwana ndamwakira mushyira mu bandi bana. Bamukuzaniye asate icyo gihe umuntu ugiye kurara muri toilette subwa yasaga yasaga nabi cyane, ariko nyine yari yarahindutse ukuntu, ariko baramwogeje aracya, yaramaze gusa nk'abandi bana. Kuvuga ngo ntago rusanzwe mubona muri quartier wamumenye icyo gihe bamukuzanira abana bagenzi be? Namumenye hakeye na ninjoro, ntago namurebaga neza, ariko nta kibazo, ntago nari nsanzwe muzi, niko bwa mbere nari mubonye. Hanyuma rero naje kumenya amakuru kuko nanavuganye n'ababishinzwe, ngo ndavuga ababyeyi be, muza kumbwira ko ababyeyi be rwose atari abantu beza, n'ubundi bambwiye ko bari bateye muri quartier, none nambwiye ngo n'ubwa mbere usanzwe ugize ubonye umwana. Babo ntago wari ubazi? Niwabo ntago mbazi. Ariko muri quartier nabonye ikibazo cyo kucyuka abana bari ku muhanda cyeze. Mbibona gutyo nyine, niko nabisanze. Ubwo rero ko mbibona niko mbifata nyine, ariko ubwo nyine ngewe iyo umwana aje ansanga ndamwakira bakunda umubyeyi. Kandi mfite abana benshi, uwo ari we wese ndamwakira nk'umwana wanjye. Umubyeyi abana benshi? Ufite abana bangahe ubwo? Mfite abana 6. Mbona ukiri muto se? Ntabwo ndi mutoya, ndi mukuru. Mfite imyaka 38. 38? Abana 6? Urateganya kubyara abandi kandi? Nibaza nzabakira. Nakaze cyane. Reka mbwire ngo Imana iguhe umugisha. Mu minsi wari ufite Jean Claude, uko namubonye ntago ariko namusanze, ngiye ngusabye umugisha ku Mana rwose. Ndabyakiriye, namwe Imana ibahe umugisha. Ababyeyi barera abana batyo ni iki wababwira? Ababyeyi barera abana gutya se? Uko na Claude nyine yabaga ku muhanda. Si iyo wabaye umubyeyi umenya ko uri umubyeyi, warangiza ugaha agaciro buri mwana wese, ukamuha agaciro nk'umwana wawe. By'umwihariko rero ngewe abana bose mbafata nk'abana banjye. Nk'ubu mu rugo rwanjye duhari 12 kubera Imana, kandi tukabaho. Ubwo rero buri mubyeyi wese mwifuriza ko umwana wawe uzajya umuha agaciro nk'umwana wawe, kandi uko ufata umwana wawe akaba ari gufata n'uwundi. Ibyo nibyo nifurizaga umubyeyi wese wabyaye. Okay, murakoze cyane. Uyu mubyeyi rero ugiye kujyana n'umwana, ngira ngo abazashaka uno mwana kumusura cyangwa kumenya address yaherereye, ndi kumwe n'umubyeyi araza kugenda tubwira gahunda uko zimeze. Hari ubundi buryo tugiye gukoresha kugira ngo uno mwana tumugeze aho uno mubyeyi aba Igikondo. Nawe nukenera kuza kumusura, uriya mubyeyi urasigarana na contact ze kugira ngo uzaze gusura Jean Claude. Ubona ari mu bana bawe yakunyuze mu maboko. Nsaza rwose nzamusura nta kibazo. Okay mama, ndagushimiye cyane, urakoze. Ko gahunda zimeze neza, nizere kuri amahoro. Ngira ngo wabibonye ku mashusho turi kumwe na Jean Claude, ubwashize twakoranye ikiganiro tubwira ko aba hanze ku muhanda, gusa twagize umugisha dusanga yari yarafashwe no mama, yari amaze iminsi mikeya, ariko yabonye uyemeje kumurera bihoraho bya burundu. Uno munsi rero twagiye urugendo rurerure, ariko ntago ari rurerure cyane. Twagiye duhura na bamwe mu bari bazi Jean Claude. Uno mama nawe ari mu bari bazi Jean Claude. Bamumeze neza se? Tumeze neza. Uyu mwana yajyaga duhahira, ni wo muri quartier. Ni umumama wamureraga kandi aritonda, mumudufashe nyine mumurere neza, mumushyire no mu ishuri. Gucuruza ajyaza kuguhahira bino bintu uri gucuruza? Yajyaga aza kumpahira, yari umukire wanjye. Bajyaga bamutuma nukuzaya mumuzana akadusura. Rero muganiriza bambwiye ko ubusanzwe aba hanze, yajyaga arara hanze, urukumva, ariko nyuma y'ikiganiro bambwiye ko ariho yageze hariya. Ubuzima bwa mbere bw'uko bamutuma ahangaha ari hanze ntago wari ubuzima?
ntabwo nari muzi yazaga kumpahira, nari nzi ko abana na mama we, ntabwo nari nzi ko abakurura mama, ariko uriya mama yatoragura abana benshi akabacumbikira akabagaburira, n'umumama mwiza nta kibazo aho yarari. urakoze. amafaranga ari kuboneka ni gake gake, ni mu mvura ntabwo bakiriye baza cyane. aba ari igiceri cy'ijana. ziranyanya ni ijana. muzana agafuka nanjye mwaye. aba ari bitatu by'ijana. nuko gahunda ziba zimeze. dodo ni ijana. urakoze cyane, reka nkureke wite ku bakiriya. nta kibazo, mujye mutuzana umwana dusura. sawa urakoze. ndi umuntu w'umusaza buriya iyo baguhaye kuyobora abantu benshi uri umusaza aho no mu mutwe uri umusaza. ndashaje rwose kuko igitekerezo cyanjye buriya ni inyamibwa, ni nk'inzu y'ibitabo nta wagitera ibuye. neze kuhinga bwije. ni kwa gushaka imibereho nyine kugira ngo aba bana banjye batazaryama mu migano. ariko nabonye byeze mwaka gace, nagiye mbona abana benshi baravuye mu mashuri, abandi ntago bafite aho babarizwa nk'ababyeyi. sinzi impamvu aka gace nabibonyemo cyane. byose kubera ko bamwe biga mu gitondo abandi bakiga nimugoroba. buriya bo wabonye naganiriye nabo bivuga ngo bagiye ku ishuri mu gitondo, nabo naganiriye nabo abo nkubwiye. makuru ntayo mfite, uwo nari nzi ni Korode, uwo nabashije kumenya ni Korode. mba menye n'undi nakubwira, ahubwo ni amakuru nguhaye, ubwo ngubwo ugiye kuyatohoza. gusa Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. nimba Korode mumujyanye tuzongera twumva indi nkuru nziza y'uko Korode Imana yamuteye iteka akaba yiga, cyangwa Imana ikaba yaramuhinduriye ubundi buzima akazagaruka hano ino natwe tubona ko rwose kuba mwamusuye mwamujyanye mugiye kumugirira neza, natwe tuzajya tuvuga ko nimbere Big Town TV. Big Town TV is very special. muzabituma natwe tunabahamagara tubabwira ati muri abantu b'ingirakamaro, muri make muri abasaza. nifurije rero ko yagenda akagira imico myiza kandi akazababera umwana mwiza, namwe mukazamubera umubyeyi. ejo tukumva inkuru nziza y'uko Korode nyine nawe hari umuntu nawe wenda w'umunyamakuru, hari umukinnyi w'umupira se, hari umuyobozi, ejo twabona aje no kuyobora akansimbura. urakoze cyane Peter, ndagushimiye, kandi ibibazo nk'ibi ngibi ugomba kubyitaho, n'umuyobozi nyine nabyumvise. Imana iguhe umugisha cyane, urakoze. Korode tuzajyaga mubona ntumufate ngo umujyane mu rugo. ntawe bitewe n'ubushobozi buke, nanjye ntabwo namutwara kuko nanjye ubwanjye sinishoboye. nawe ngawe ntiwishoboye. nanjye ndi uwo gufashwa. hari hashize igihe kingana kibona Korode? Korode hashize nk'iminsi 3. Hashize nk'iminsi 3. njye ntabwo nirirwa hano nkorera hariya kwa Mutangana. Korode ubu ngubu rero uzajya musura Igikondo niho hagiye kuba barizo. Gikondo hano za Nyenyeri hirya za Shijemu. Nyenyeri neza. ndahazi. byiza cyane, namwe muzajya mumuzana anadusure tumubone, bitewe n'uko azaba yanarahindutse, tubone ko hari icyo yahindutseho nyine. ngo hano mwino migano undi hasanzwe hari abandi bana. oya, barahari abana beza kandi benshi bapfa ubusa kandi bakagiriye ivugizi ryo kuba barerwa n'abandi batari ba nyina, ariko bakaba bava hano kuko barahari kandi beza, ubona bagirira akamaro umuntu. bagira akamaro umuntu ndetse n'igihugu. Umusaza ndagushimiye, reka nanjye nkomeze urugendo runyerekeza Gikondo. sawa, nta kibazo. Nama umeze neza. Njye singira ngo nkuko mubibonye, uyu ni umugezi wa Nyabugogo twambutse, turi kugana nyine aho ngaho Gikondo. Nababwiye aho umumama asanzwe abarizwa, tujyanye Jean Claude, ariko ngira ngo mbibutse icyo yemeye cyangwa se icyo ashoboye no kugira ngo amushyire mu nzu. Kuvuga ngo ubundi bufasha bwo buracyakenewe kuri Jean Claude, yaba uwamwishyurira minerval, yaba uwajya mwambika, yaba wajya amufasha kugira ngo abone uburyo yabona ibyo kurya. Nta kibazo, ushobora kwifatanya natwe tukaba tumusura buri kwezi cyangwa se buri mezi angahe. Ndaza kuza kuguha nimero kugira ngo uzajye wifatanya natwe muri iki gikorwa nimba ubishoboye. Nta kibazo cyane. Ni Big Town TV, ndi Albert Niyonsaba. Muri kubona ni mu Mugano, naho ngaha Jean Claude yararaga. Batubwiye ni naho namusanze bwa mbere, tujya gukora ikiganiro haruguru. Ni uyu Mugano Jean Claude yararagamo.
ngira ngo mwabyumvise batubwiye ko ari abana benshi bayiraramo urukumva uwo twabashije kubona ni Jean Claude batubwiye ko hari n'abandi benshi kabisa turaza kugenda tubakurikiranira izi nkuru nk'izi ngizi nababwiye ko ari izi nkuru tuzajya twibandaho nose nta nzoka wajyaga wumvamo nazo nose wabyukaga mu gitondo umeze ute kurara mu mugano imbeho ntiyakwicaga aranyicaga ko nasakaga imifuka nkararamo washakaga imifuka ukararamo ni nk'uwe mugano warayemo harahirya tugenda unyereka ahantu wararaga yes nakubwiye yuko ushaka kwifatanya natwe nta kibazo na kimwe ushobora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukampamagara nta kibazo kirimo nimero yanjye ni 0787 9822 ushobora rwose kwifatanya natwe dusura Jean Claude mu gihe cy'ukwezi cyangwa amezi angahe tukamwitaho tukamuhindurira ubuzima nta kibazo na kimwe cyaba kirimo ndi kujyana nawe rero n'ubundi agiye kunyereka ahantu Claude yirariraga niko Koro ntose ubwo ntabwo wagiraga ntabwo banageraga kubera twararagana n'undi mwana waranaga n'undi mwana mu mugano ese mu mugano ubwo nabonaga ibyo murya Koro Claude yaratuguriraga Claude yarabaguriraga mukirarira mu mugano mwishyizeho imifuka mu gitondo ukabyuka umeze ute wararaga muri uriya mugano reka tugereho unyereka ahantu wararaga kabisa tugende hute twihute nta kibazo wararaga mu mugano bugacya waharaye iminsi ngahe yambwiye ngo yaryaga ngo Claude yajyaga amugurira akabona ngo ibyo arya ngira ngo murabireba turi kwerekeza aho Claude yararaga mu mugano niho yararaga ndaza kumvisha audio ni ikiganiro nagiranye n'umubyeyi we gito cyane ubwo bambwiraga bati nyina arahari ariko ntago yita ku mwana mu by'ukuri twajyanye ikiganiro ariko bari bahari basanzwe baza umwana bambwiye yuko ibyo yambwiye bidafite aho bihuriye n'ukuri ko ari uko nguko nyina ameze nabi bambwiye yuko agira imyitwarire ngo itari myiza ntago mbizi kuko bambwiye ko ngo yanywa inzoga ku buryo yatahaga saa sita abana bakabura ubitaho nuko nguko bambwiye niyo makuru abaturanyi nabo bambwiye bari basanzwe bamuza atuye aho ngaho ariko agiye kukwimuka akana ngagasiga aho ngaho Koro wararaga hehe mwararaga mu mwana ubu mwazagamo hano mukaryama ko hateye ubwoba Koro ubararagamo hano none se mwinjiramo gute twasesezeragamo amaga tugacamo mwaseseragamo ubu waseseramo seseramo ndebe seseramo turebe ubwo se yes ibiti ntibikwica se mwamba ubwo ni gutyo ni gutyo mugaseseramo turi mu mufuka uba winjiye mu mufuka yo Imana ishimwe ngaho vamo twigendeye ya ni ubuzima bugoye ngira ngo muri kubibona abadukurikiye ni ubuzima bugoye urabona ko yabaga mu buzima bugoye pe bugoye ntabwo ari we wenyine hari n'abandi niyo mpamvu nkubwira ngo wowe udukurikiye ufite umutima wo gufasha nta kibazo ushobora gufasha umwana ntabwo ari umubyeyi umwe umwana w'ababyeyi benshi ntabwo ndagira umwana ariko mba numva kurera umwana w'abandi nta kibazo kirimo byaba akarusho rwose ureze umwana w'abandi mu gihe urera n'uwawe niko Koro abana abanyeshuri bari kuva ku ishuri wari ubazi abanyeshuri bazi ziongo yo hagati bari kwirukanya ndeka Koro uzuri abo hagati urabona ushaka kujya ku ishuri kandi uziga mbwiye ko nguri umuhanga wajyaga uba uwa mbere cyangwa warambeshye wajyaga uba uwa mbere ukoze cyane ngira ngo ino nkuru murakomeza muyikurikirane turacyari mu gishanga cya hano kuri Nyabugogo ni umugezi wa Nyabugogo turi kuzamuka tugana ku muhanda wa Gasyata
nituhagera nanone turakomeza inkuru tuzasura umuntu mubyeyi Gikondo ujyanye n'umwana turebe ubuzima agiye kubamo. Nakubwiye yuko ataraha birangiriye uno mama agiye kugenda abe amufashe mu rugo, ariko birashoboka ko wagira icyo ukora kugira ngo n'ubundi ubuzima bwa Jean Claude bukomeze kuba ari bwiza, yaba mu buryo bw'imirire, uburyo bw'imyambarire, mu gusa neza. Icyo twakoze ni ukugira ngo bizagende bityo hari ahabarizwa, bizagende bityo hari ahabarizwa, nibyo twabonye byaba ari byiza cyane. Ujya gurara heho? twajyaga twinjira twazaga turira tukamanukiramo hariya mu biti. Mwuriraga hejuru mukamanukira mu biti? Uzikurira ku buryo urira hariya ukamanukira no hasi? Mukavamo gute se mu gitondo? tukazamuka ibiti tukavamo. Mukazamuka ibiti mukavamo? Nyereka ukuntu wuriraga ndebe koro, nyereka ukuntu wuriraga umugano ubundi ndebe. Nyereka nzagufasha akabiswi, nzagufasha akabiswi kamena. Nyereka ukuntu wuriraga. Koko mana yanjye, ngira ngo muri kubibona ni uku Claude yuriraga, and then ngo yagera hejuru akamanuka akajya kuraramo hasi. Koro ngaho manuka nabibonye, manuka nabibonye, sibyo? None se iyo wuriraga aho ngaho wajyanagamo n'ubundi na ya mifuka? Ukayijyanamo, wageramo ukawambara ukiryamira? Mva ngaho twigendere, reka ngusubize akabiswi kawe tugende. Ngo tugende, ntabwo uzongera kurara mu migano sibyo? Ntuzaba ikirara. Ugende uzajye wiga, uriya mubyeyi nazajya gutuma uzajya uhita ugaruka. Yes, turi muri rwa rugendo ruvana Claude Gisozi rumwerekeza Gikondo, ariko ari kugenda twereka tumwe mu duce yararagamo. Aha naho tugeze atubwiye ngo niho yaraye mama we akimwirukana mu nzu. Kuro waraye ahangaha? Wararagamo gute? Twacagamo hano tukajyamo mu mufuka. Mwacagamo hano mukajyamo mu nzu? Hano se harimo inzira? Hano harimo inzira? Irimo inzira? Irimo inzira? Nyereka ukuntu wajyagamo Kuro. Wajyagamo gute se? Waginaga gutyo? Yesu wabambwe we. Ubuzima bwababaje. Claude ari kunyereka uburyo yajyagamo ahangaha akararamo bugacya. Kuro ngaho ngwino nabibonye. Ngaho ngwino. Ubundi mu gitondo mukazamuka gutyo. Ntabwo yagamo baba barabimenyereye, abo ni abakoboyi. Mwihore arivanamo. None se mwararagamo hano imvura ikagwa mwabigenzaga gute? Twajyaga kurara mu mugano. Mwahitaga mujya mu mugano? Ese mu mugano ho nta mvura yajyaragamo? Mugano ntabwo imvura igeramo. Tugende. Ntuzongere kuza kuraramo hano, ntuzacike uno mu mama sibyo? Twebwe durashima Imana gusa ko Claude twamubonye agiye kuba afite aho abarizwa. Ngira ngo nkwibutse ko nakubwiye ko atari ahangaha birangiriye. Ufite icyo wakora kugira ngo ubuzima bwa Claude n'ubundi bugomeze bube bwiza, uyu mama nk'uko nabibabwiye nawe azakora uko ashoboye, ariko ikibanze tugiye gukora ni ukugira ngo Claude abe abonye aho ari, areke kurara mu migano ndetse n'ahandi ashobora kuba yaba ari ariko atiga. Tugiye kumujyana mw'ibyo by'ibanze tugiye gukora nyine ni ukuba ari kubarizwa k'uyu mumama, ariko nyuma yaho n'ubundi turaza kumushyira mu ishuri. Byose tuzagenda tubereka kuri Big Town TV, muzayibona. N'ubundi wakifatanya natwe nk'uko nabikubwiye. Nagiye mbona harimo ababisabye ati byagenda bite kuri ino shuro. Ndaguha nimero yanjye, ushobora kunyandikira tukazajya tugenda dukorana ibindi bikorwa bizajya bigenda bikurikiraho. Ni 0787 98 22 wari hanze y'igihugu mushyiraho plus 25 kugira ngo bibashe kugenda neza. Ushobora kumamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp
byose birashoboka cyane. N'ubundi ndaza kubereka nitugera Igikondo tujyanye Jean Claude kuno mama n'ubundi niho ndamusiga nta inkuru yarangirira, ariko izindi nkuru zizakurikira iyi ngiyi muzajya mugenda muzibona gatanu ku zindi bizajya bikurikira ibi ngibi byose nzajya ngenda mbibereka.